reka niryamire mwana ndebe ko na uyu mubyizi nawusoza mwana. Nawe nawe reka tukure ko ukomeza ukora ibizatuma ujya nawe bagufunga kuko nawe yazize amafaranga usazira uburiri. Nanjye bishobora kumbaho hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kwesikoro katagukunda, so ukajya umutuntu ejo agafone ejo akamodoka, iyo akwanze hari ukuntu wamurega akagusubiza. Groupe mba nyibona nka neza atandukana fu wotangiye kuvuguruza mugenzi wawe wagererekwa mu kigikira basi mukabikosora kikira mafuti na uramukije mu mafuti kandi iki kigo kiramufite turamufite mu rugo. Bosco Empire. Yes, ngo ikaze kuri Bosco Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, ngo ikaze muri iki kiganiro ku munsi w'ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi 2025 nibwo ku gihe.com hasohotse inkuru ivuga yuko uwitwa Mwitende Abdulkarim wamenyekanye ku izina rya Burikano yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho afungiye kuri station ya RIB ya Kinyinya n'ubundi aho yarasanzwe atuye hariya hepfo ya Meza Park. Aya ni amakuru mu by'ukuri abantu benshi cyane basamiye hejuru. Of course bamwe bagomba kwishima ndetse abandi bakaza kuza ko bababara bitewe wenda nuko wenda uyu mujene wenda mwabanye ibyiza yakugiriye bishobora gutuma wenda wumva ko yafunzwe hanyuma bikakubabaza, cyangwa se wenda ibibi yakugiriye ushobora kuza kumva ko yafunzwe warangiza ukaza kuza kwa kwishima, kubera ko kubabara no kwishima wenda mu byago by'abantu ibi byose bigomba kuza kwa biri mu burenganzira bw'umuntu, kubera ko ntago ibyago byaba kuri mugenzi wawe ushobora kuzenda kuba byakuneza cyangwa se ngo bigushimishe mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Ariko muri buze kunyemerera tuze kuza kuba twasesengura kubishingiye ku makuru yasohotse ku gihe.com, kubera ko ngewe ino nkuru y'uko uyu mujene yafunzwe nayimenye mu gitondo hagana mu masaha y'isaa 4 za mu gitondo ku munsi w'ejo. Ndangije mfata urugendo rwanjye ndagenda Kinyinya ahantu bano bajene batuye. Hari amakuru nahakuruye ariko wenda ibyo nahakuruye ntabwo ari ngombwa, ndetse nabwo naje kuza kuba nakora impanuka ndi kugira gute ndi kuza kuba ndi kwitahira ndi kugira ngo nyine ngire mu rugo, hanyuma nimara kugira mu rugo mpite mbabwira wenda ikigomba kuza kuba kiri kujya mbere. Ariko ndi mu nzira ndi gutaha nagiye kubona mbona nyine igihe gisohoye n'ubundi amakuru avuga yuko uyu mujene yaje kuza kuba yafungwa. Ntago ndi buze wenda kubabwira ibyo nakuye aho ngaho mu baturage abone nagiye guhiga amakuru. Hari ukuntu wenda mujya mubona dufite amakuru ukagira ngo wenda amakuru ngaratwisangira, ariko tuba twahize nta kuntu tuba twagize gute, ntako tuba tutagize. Muraza kunyemerera tuze ku itariki 20 ubwo ni imbere y'amasaha makeya cyane kugira ngo witwa Burikano aze kuza kuba yatabwa muri yombi. Umunyamakuru wa 3D TV Rwanda bita Pionika Swez hari amagambo yabajije uwitwa Burikano. Ndagira ngo ayo magambo nyakine ntuze kuba wayibagirwa, kubera ko araza kuza kuba yatugeza ku bintu byinshi cyane. Na n'uyu munsi ntago ndi kumva ukuntu washimuta umuntu hanyuma ngo umusigire telefone. Byanze bikunze ikintu cya mbere ugomba gukora no kumukuraho telefone. Kandi ngo abakobwa ngo bahamagaye police. Turi no kwibaza impamvu witwa Buringuni atari umufatanyacyaha mw'ibi bintu, kubera kuko bisa kose witwa Burikano abaye agiye gufungirana abantu uwitwa Buringuni ntago yaza kuza kuba yayoberwa ko icyo kintu cyabayeho. Bivuze ngo niba atari umufatanyacyaha wa mugenzi we Burikano ngo baje kuba bafunganywe, uwitwa Buringuni ashobora kuza kuba yagize gute yarabaye umwe mu bantu bagomba kuza kuba batanga amakuru. Muze kuza kumbabarira wenda kuvuga kino kintu, ariko ndibuze kuza wenda kuba nabahereza wenda bimwe nshobora kuza kuba ndi gushingiraho mu bijyanye n'ubusesenguzi bwanjye. Banza wumve uwitwa Pionika, ngira ngo bari Nyagatare mu bijyanye na MTN wacu na muzika. Bano basore ngira ngo Buringuni ndetse na Burikano bari bagiye iyo ngiyo bagiye kwamamaza B1 Gen. N'ubundi imodoka bari bagiyemo ni ivatiri n'ubundi ya B1 Gen. Banza wumve uwitwa Pionika ikibazo yabajije Burikano mbere y'amasaha make yako agomba kuza kwagira gute yatabwa muri yombi, umva kuntu bimeze. Simbizi mubimubaza nyine ubwo wenda Burikano kibara gushinga Burikano furniture abanyana benshi bavuga bati ese ko atariho Burikano na Buringuni furniture
impamvu hatariho buri kana buri nguni furniture ni ukubera ko buri muntu wese afite ibyo akunda, afite icyo yateganyije gukora mu buzima bwe. Urumva mugenzi wanjye afite ubushobozi bwo kuba yakora studio aka kanya, aranayifite mu rugo. Urumva ibikoresho yarangije kubigura direct. Urumva ikindi kintu arimo arapanga kwinjira mu bundi bucuruzi tugiye kubatangariza mu minsi iri imbere, ariko ntabwo bivuze yuko ngo ninjya mu bucuruzi bw'imbaho akaba atabikunda tuzajyana. Nje nahisemo ubucuruzi bw'imbaho n'ibizikomokaho, ariko bafite ikindi kintu ashobora gucuruza kitari ibi ngibi, si ngombwa ngo ahantu hose tujyana. Basiganye kuri abakivumbi imana wo mu so ngira ngo ahangaha bino nibyo bintu witwa ngo buri kantu yaje kuza kuba yasubiza. Iyo wigiye imbere hari ukuntu bahita bamubaza ngo nukubera iki tubana ibitero bikomeye cyane byaje kuza kuba byakuzaho mu gihe umaze gufungura ikitwa ngo buri kantu ati biri Kanombe. Gira ngo ibyo ngibyo n'umunyamakuru wita Nepo w'Urugendo TV waje kuza ko yabaza uyu mujene. Mu magambo make yashubije yavuze yuko abantu mu by'ukuri bakomeje kugenda bamugirira ishyari kubera ko ni ibintu bitangaje kuhita ufungura mu by'ukuri business nk'iriya bikaza kuza kurangira utangiye kugenda ugurisha, cyangwa se abasitari bagenzi bawe bakomeje kugenda mu by'ukuri bakugurira ibikoresho ugomba kuza kuba uri gukora. Buri kantu yavuze yuko ibintu biri kumubaho n'uwe nta kindi kintu ugomba kuza kuba kibiri inyuma ari bigendeye ku mashyari. Icyo kintu uze kuba wacyumva ati uwitwa buri nguni afite studio, sinzi niba hano hantu ushobora kuzagenda kubabona wende indirimbo yakorewe muri buri nguni studio. Iyo ndirimbo ntayo bisobanuye ngo umushinga wa buri nguni ushobora kuza ko warahombye, hanyuma umushinga wa buri kantu ukaza kuza kuba ugize gute uri kugenda trending. Ikintu bita nyine mwene Adamu cyangwa se impamvu ushobora kuza kuba yangana ururo, ushobora kuza kuba wakwisanga nyine ibintu byaje kuza kuba byakubaho ugize gute utabizi. Kano kandi ndakubaza ngo buri kantu na buri nguni ko ibintu byose bikorwa baba babiziranyeho, kubera iki uwitwa buri kantu yafasha abakobwa akabafungirana mu rugo, hanyuma uwitwa buri nguni ntatanga amakuru? Ntago yari abizi impamvu uwitwa buri nguni kano kandi turi buze kumubona mu mwandiko w'abagomba kuza wenda kuba bafashwe, wenda bakekwa wenda ubufatanyacyaha. Ese birakunda ko ari wowe waratanze amakuru yuko buri kantu yafungiranye abakobwa mu rugo? Kubera ko ntago wafungirana abakobwa mu rugo hanyuma ngo ubarekere amatelefone. Ubarekeye amatelefone icyo gihe ntago wabafungiranye, sibyo? Ariko niba buri kantu yafashe bano bakobwa akabafungirana yarangiza akabambura amatelefone, ninde muntu wahamagaye wagomba kuza kuba yamenya amakuru yuko buri kantu asize afungirana abakobwa mu nzu, yarangiza akagira gute akahita yigendera? Hanyuma abakobwa bakaza gutabarwa na polisi. Ntago tuzi icyari kuza gukurikiraho mu gihe abakobwa babe bashimuswe, kubera ko twakomeje kugera tubona abantu bamwe bashimuta abana bakobwa barangiza bakagira gute bakabagirira nabi, kubera ko kumushimuta by'ubwabyo bigize icyaha ndetse kinakomeye cyane. Kugira ngo rero aceceke ikibazo cye ushobora kuza kwisanga wamwishe kugira ngo atazagira gute atazavuga bya bintu. Kuko n'akazungu yaravuze ngo nge nahombye miliyoni zirenga 100 ndi mu bucuruzi, hanyuma ntangira kuza kujya niba abantu. Natangiye niba abantu bazana mu rugo, ariko ravatuye umuntu nibye naramuka agiye azandega. Amaze kubona ibyo bintu ko ari gukora bishobora kuzamukuraho, byarangiye we afashe initiative yo gucukura umwobo, yarangiza akajya yiba abantu abo yisha yibye akagira gute akaza kuza kuba yabakinja. Mbere yuko uyu munsi w'itariki 20 ugera, bano bajene bari Nyagatare, turasubira ku itariki 19 mbere y'umunsi umwe ngo witwa buri kantu aze kuza kuba yakwerekeza Nyagatare. Icyo gihe yakoze live cyangwa se yitabiriye live ya Instagram ndetse iriho ba Godfather n'abandi ba baby benshi cyane nyine bagaragarazaga ko bafite urukundo ruhambaye cyane uwitwa buri kantu, ndetse bigaragara ko nubwo ari mu itsinda ariko ashobora kuza kuba ari hejuru y'uwitwa buri nguni, cyangwa se buri nguni ashobora kuza kuba ari kugendera mu kwaha kwa buri kantu, kubera ko buri muntu wese yabonaga yuko uwitwa buri kantu agomba kuza kuba ashoboye ibintu akora, by'umwihariko mu bijyanye no kwamamaza. Yari amaze guca impaka, tujye twemera ko umujene yagize gute yari amaze kuza kuba yaca impaka. Hanyuma reka tugende turebe bimwe mu bintu byavugiwe muri iyo live ku itariki 19 mbere y'uko witwa buri kantu n'ubundi aza kuza ko yagira gute yakwisanga zaje kuza kuba zamwumiraho. Wumve amagambo yitwa Godfather yaje kuza kuba yabwira uwitwa buri kantu. Yababwiraga yuko uwitwa Agapromota RIB yamutaye muri yombi akurikiranyweho mu by'ukuri kwihesha amafaranga agira kuri miliyoni 7 z'umukire yari yamuhaye kugira ngo aze kuza kuba yamwamamariza inzoga. Buri kantu amaze kubahiriza ayo makuru yarababwiye ngo ngiye kuryama kubera ko mu gitondo mfite akazi Nyagatare, nkeneye kuryama kare kugira ngo nzakora akazi mu by'ukuri ngize gute meze neza nisanzuye. Uretse wumve amagambo uwitwa Godfather yamubwiye ku itariki 19 mbere y'uko ku itariki 20 n'ubundi bamufata
ameze nk'uri kujya gute nk'ushaka gusambanya abana b'abakobwa, nubwo wenda uburyo cy'inyandiko yasohotse ku gihe ibi bivuga, ngewe naje kuza kubona ko harimo ibyuho turi buze kuba twanagerageza kubisesengura turebe niba koko ibyo bintu bishobora kuza kuba byashoboka cyangwa se koko bishobora kuza wenda kuba ari akagambane, nabyo ubwabyo birashoboka. Banza wumva aha ngaha. ubwo rero reka twumve ibyo bari buvuge nyine nderekane iryamire mwana ndebe ko uyu mubyizi nawusoza mwana. nawe nawe reka tukureke ukomeze ukora ibizatuma nawe bagufunga kuko ibigize ibyaha yazize amafaranga usazira uburiri. dore akosa umwana ubu koko ngewe ninjye muntu ufite umutima ukomeye puresi kidi ni umusu wagende abantu bose ni imisu bagira agapromota muri nimero y'umugore we ndashaka nishyura umunyamategeko namuhamagaye ntagiriho kuko ndishyura umunyamategeko kuko ariko ibaze kuzira amafaranga umugabo azize amafaranga njye nanjye nzayazira ariko bro ariko nawe ibaze kuzira bisobanutse bro kuzira asobanutse byo kabisa. ariko umuniga wanjye bita Soti ndabona message ngo naga Ibi ngibi byasohotse ntabwo biri kutureba. Ibi ngibi ni amagambo witwa Godfather yavuze ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2025, igihe witwa buri kantu yababwiraga yuko agiye kuva kuri live yarangiza agasinzira kugira ngo ku itariki 20 mu gitondo aze kwerekeza Nyagatare mu birori bya MTN Iwacu na Muzika, aho bazaba bagiye kwamamaza icyitwa B1 Gin. Uwitwa Godfather aravuze ngo ngiye mumpereze nimero za Miki kubera ko ndashaka kwishyura umunyamategeko umugabo we agapromota kubera ko yazize amafaranga, ariko wowe buri kantu ugomba kuzafungirwa igitsina uko byaza kuza kuba byagenda kose. Ayo ni amagambo Godfather yavuze mbere yuko witwa buri kantu aza kuza kuba yatabwa muri yombi. Ikintu ngira ngo uze kuza kuba cyumva neza fresh, ndetse ibimba ari kukubwira ujye ubifata mu mutwe kwa ko mu kanya tugiye kugera no mu nyandiko y'igihe.com, ngira ngo na amagambo umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri yabatangarije, hanyuma tuze kuza kuba twagenda ku kantu ku kandi turebe niba koko bino bishobora kuza kuba byakunda, kuri ko nyinaje kuza kubona harimo ibintu bidashobora kuza kuba byakunda, kandi bango hari impamvu nyinshi zishobora kuza kuba zatuma nyine uyu mujene ashobora kuza kwisanga ahantu wenda atagombye kuba ari, kandi suko wenda ari we wateye imbere mu mbuga nkoranyambaga cyane. Hari benshi amafaranga afitwe, ariko kugira ngo uzamenye icyo umuntu atekereza ntago wakimenya, ntago ushobora kuza kuba wakimenya kabisa. Ibyo ngibi yo kuza mukikina ngo ninge ngufite ngo telefone ngo ya miliyoni, abari dufite telefone z'ibihumbi 30, soko wenda telefone ya miliyoni utayigura. Ibikorwa byinshi bigenda bikorwa, ariko nyine ibyo byose ukaza kubikora mu ibanga rikomeye cyane, bivuze ngo buri kantu byagomba kuza kuba byarangira abaye nka wa wundi bita ngo Bamporeke Edouard, umwe wagize miliyari ngo agakoresha ngo ikirori cya miliyari, hari abanyarwanda babuze mituweli, mu gihe hari abafite amamiliyari arenga 1000 noneho y'amanyarwanda, ushobora kuza gupakira nka kontineri 100 z'amafaranga. Uwo ngo wagize gute, wacecetse ikibazo cye, utagiye ushobora kuza ko yavuga n'umubare w'amafaranga atunze. Rero burya iyo umuntu atangiye kugenda azamuka mu ntera, noneho ibyo bikaba mu gihe gito, ukabona atangiye kugenda yigaragaza nk'umuntu wa danje, hariya hantu burya ubwibone n'intambwe isubira inyuma, cyangwa se ubwibone ahanini ushobora kuza wenda kuba wakumva ko uri umwibone, ujye umenya ko leta ugomba kuza kwagira gute, ugomba kuza kwa warangira. Aya ni amagambo ya Godfather. Nyuma yaho cyangwa se mbere yaho, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri yagiye muri Genesis Comedy, hanyuma urubyiruko rwari rwahaje baragiye bagira gute bamuganiriza mu by'ukuri wenda ibintu byinshi cyane bitandukanye by'uko bashobora kuza ko bari kwiyumva mu by'ukuri muri iyo situation. So ngira ngo uwitwa buri kantu yarahagurutse arangije abaziza ikibazo, nge navuga ko ari ikibazo cy'amafuti, kubera ko burya hari gishobora kuza kureba wenda ikintu umuntu atekereje agiye kubaza umuyobozi. Hariho nagiye kubona mbona arabajije ngo ubaye ngo u Rwanda ngo ari nka football ngo wakina he? Abanyamakuru b'imyuga ubundi mwabaye mute? Arahaguruka ngo ni amavuga amazina ye, ayo batenya kubaha ngo u Rwanda rubaye ngo ari nk'ikibuga cya football ngo nuhe mwanya wakinaho. Hari uramba nibere hanga kuri ipfa nkabire, ariko kuki abantu bameze gutya aribo bazamuka?
ubu ngubu ibibazo byose abanyarwanda bafite umusaza agomba kuza kuba yamenya. Ubu ugize amahirwe yo guhura nawe ngo ugire ikintu umubaza amaso ku maso, kandi icyo umubaza cyose agomba kugusubiza, kandi iyo umubajije ahita nyine yumva ko umubajije amafuti. Warangiza ngo u Rwanda ngo rubaye ngo ari nk'ikibuga cya football ngo wakina hehe walahi. Noneho wumve buri kantu nawe umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry aza muri Genesis Comedy, hari abantu benshi cyane urubyiruko rutandukanye, hanyuma uwitwa buri kantu nawe aragira gute arahaguruka. Aya ma voice yose ndi kugukinira ntuze kuyibagirwa, uyakipinge muri mind yawe. Turi buze kuza kuba twayakenera kugira ngo tuze kuza kuba twareba niba ko mu bintu byasohotse ku gihe.com hari igihe ushobora kuza kuba byagira gute, bishobora kuza kuba byatugezaho. Umva ukuntu gahunda zimeze. Ikibazo nagize ni ukubariza urubyiruko kuko nanjye ndi urubyiruko. Hari ukuntu nanjye kambaze ntangize kugira ngo mwumve neza ko ikibazo ari nagize ni ukubariza urubyiruko kuko nanjye ndi urubyiruko. Hari ukuntu nanjye bishobora kumbaho, hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko ukwesikora ukatagukunda, so ukajya umuha utuntu, ejo agafone, ejo akamodoka. Iyo akwanze hari ukuntu wamurega akagusubiza. ngira ngo kino kibazo buri kantu yabajije umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry kiramwemerera gukingirana abakobwa koko. Hano hantu kugira ngo buri kantu atekereze kino kintu, umutwe wavuyemo kino kibazo uramwemerera gukingirana abakobwa. Noneho byongeye n'igisubizo Dr Murangira Thierry yamuhaye, niba waracyumvise ahangaha rwose. Dr Murangira Thierry yamukuriye inzira ku murima n'abandi bose, ababwira ati niba mwarakundanaga ntago ibyo ngibyo ushobora kuzenda kuba vanga wenda ngo yakwesikorotse biki n'ibiki, kireka wenda ari imishinga runaka wenda mwapangaga, yarangiza akagira gute akayakurya. Ariko ntago uzategera umukobwa ngo aze kugusura hanyuma noneho nakwangira ko mugomba gusambana ngo uhite umwaka amafaranga yo kumutegera. Bivuze ngo icyo kintu kiri kuvugwa mu gihe.com nubwo tutagihagazeho, ugendeye ku magambo buri kantu yavugiye imbere y'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry amubaza kino kibazo, birakunda ko kino kintu buri kantu yagira gute yaza kuza kuba yagikora, kubera ko yavuze ngo bishobora kuza kuba byambaho ngakundana n'umukobwa ariko ari kumbeshya, cyangwa twagira ibintu twumvikana hanyuma nkamugubita agafone, nkamugura akamodoka, cyangwa se nkamugurira wenda n'ikindi icyo ari cyo cyose, ariko nyuma yaho nkazamenya ko wenda yambeshyaga. Birakunda yuko mu mategeko wenda abantu nkatwe mwadufasha. Umuvugizi wa RIB yamubwiye ko rwose RIB nta bufasha ifitiye umuntu nk'uwo. Ngira ngo niba narabyumvise neza, birakunda ko witwa buri kantu yisanze muri iyo situation ashobora kuza kuba yakwirwanaho, kubera ko yaramaze kuba yabwirwa yuko n'ubundi nta kintu amategeko azagira gute azamufasha, kubera ko n'ubundi mwagira gute mwarakundanaga. Izo voice note twari 3, kuba uwitwa buri kantu yarashinze icyo bita buri kantu ati ntihagaragaremo uwitwa buri nguni. Hanyuma wakwigira imbere mu minota 4 ku kiganiro cyasohotse ku Rugendo TV, umunyamakuru Rugendo TV akamubaza noneho impamvu bakomeje kugenda basohora amavideo y'urukozasoni amusebya, nyuma yaho afunguye ibyitwa ngo ni buri kantu ngo ati bikora ibijyanye n'intebe ndetse n'utubati n'ibiki byose. Undi yaravuze ngo ndi umwe mu bantu mu by'ukuri bateye imbere mu buryo bwihuse cyane, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bangira ishyari, kandi utangiriye n'ishyari ntago waza kuza kubura umuntu, kubera ko kungira ishyari nicyo kintu kigomba kuza kuba cyabaho, kubera ko ngiyewe ndigeze gute ndi mu bicu. Icyo ngicyo ntago twaza kuza kuba twagihakana, ariko ushobora kuza wenda kuba utari no mu bicu. Hari n'abandi wenda bari mu bicu kukurenza, ahubwo bo icyo bakora ari uko bamaze gusobanukirwa ukuntu isi imeze. Ntuzigere ubwira abantu icyo wagezeho, wenda bazakimenya ari uko bagihize, ariko watandiwe ibintu nyine just nk'ibyo ngibyo, cyangwa se nguze kuza wenda kuba kwiyemera wigira nyine umuntu w'umudanjere. Ubwibone ni intambwe isubira inyuma, uko niko umugani w'ikinyarwanda uvuga, kandi nyine abishyira hejuru hari ukuntu n'Imana y'ubwayo ishobora kuza kuba yagira gute, ishobora kuza kuba yabamanura. Ntago buri kantu ari ufite amafaranga menshi muri industry za YouTube, nta n'abantu yanayarusha, nta n'uwo yanayarusha kwanza, sibyo? Kuko ukuntu bakora ari babiri. Noneho byongeye cano si niyabo, cano ni ya petit frere wa buri nguni. Buri nguni ni umwana wo mu bakiri wabo bose baba Canada, ahantu baba hari akinyinyani wabo wa buri nguni mu mazu y'iwabo. Ntago bano bajama bagira gute bakodeshaga, cyangwa se mu yandi magambo witwa buri nguni yaracumbikiye buri kantu. Uko niko gahunda zestaye. Ushobora kubyemera cyangwa se ukabihakana, ibyo ngibyo ni uburenganzira bwawe, nta nubwo ngiye mfite umwanya wo kuza kuba nagira gute nabigutsindagiramo. Hanyuma ibyo ngibyo byose birabaye, ama voice note murayumvise. Hanyuma tugiye kugenda noneho tugiye nyirizina
mbere y'uko uwitwa buri kantu yisanga ari Nyagatare muri MTN iwacu na muzika. Abantu bose batuvugisha nta numwe tuba dufite nimero zabo, kubera ko nimero zacu ziri buri hamwe. Wowe iyo ubonye wenda hari ikintu ushobora kuza wenda kuwampamagara ukambwira, icyo gihe nibwo ushobora kuza kuwampamagara. Iyo umpamagaye mbona nimero yawe, iyo umbwiye ubusa mpita nguha nyoko, iyo umbwiye ibintu numva ko nanjye ubwanjye nshobora kuza wenda kuba ndi interese kubyumva, aho ngaho turagira gute, turadiringa. Ariko ngiye umpamagaye nkumva uri kumbwira ubugoryi, tayari rwose mpita nkukuraho, byanaba byiza nkagira gute, nkanakuboroka. Bivuze ngo rero uwitwa buri kantu niba yaramenyeye n'abana b'abakobwa, abo bakobwa nibo bashakishije uwitwa buri kantu. Mbere na mbere nyine ubwo ni ukumubwira ko bamwemera cyangwa se bakunda ibyo akora, cyangwa se bakunda movement ashobora kugenda kuba ariho ihambaye cyane mu bijyanye n'iterambere cyangwa se guhiga amafaranga. Ariko buriya ntago abafite amafaranga ntago aribo bavuga, ahubwo wenda wa wundi uri kubona duke duke ashobora kuza wenda kuba yasara cyangwa se akibrandinga nk'umukire w'igihuha, ariko bura ngo arukuna amafaranga n'ubundi atajya apfa gukunda ibintu bijyanye n'urusaku. Cyo ngiyo tubanze tunacyumvikaneho, ntago buri kantu ari wari ufite wenda amafaranga menshi cyane wenda kuri YouTube, gusa niyo umuntu ushobora kuzenda kuba yagaragaraga nk'umu-YouTubers ufite amafaranga menshi, ariko siko bimeze. Hari n'umunsi igeza kwa n'ikiganiro ngiye kumva yabonye ngo yuje abasubscribers 100,000, arira bati ngo twebwe ngo na meya ngo twamuhemba. Iryo ni ijambo witwa buri kantu yavuze, ariko nyine urareba ugasanga hagomba kuza kuba harimo ikibazo kiri mento. Ntago ndibuze kuba nabica ku ruhande, ko buriya iyo ugize ubwamamare cyangwa se ukagira amafaranga mu buryo butunguranye utazi ko uzayabona, akenshi bikugiraho ingaruka mu bijyanye n'imitekerereze. Ibyo ngibyo wabyanga cyangwa se ukabyemera. Umuntu wabonye ubwamamare adafite mu by'ukuri mu bwenge hakomeye, n'ubundi kuriya bigomba kuza kuba byarangira mu buryo bugomba kuza kuba bwakoroha. Uretse ko ntago turiho ku bwacu, ndetse ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko ngo Imana niyo igomba kuza kuba yayobora ibijyanye n'intambwe ze. Kandi kugira ngo Imana iguhombe, buriya hari igikora buri kimwe cyose kugira ngo ize kuza kuba yagira gute, ize kuza kuba yaguhombye. Ubundi ikakubwira ngo urabikora nka kwihorera, ndetse ukagenda ukibwira ko njye nawe duhwanye, ariko umunsi nuramuka ugeze, ibyo byose nzabishyira mu by'ukuri ku karubanda uko bikurikirana. Ngira ngo witwa buri kantu n'ubundi gereza yari yamunutseho. Umunsi agenda akiyogoshesha n'ubundi nk'imfungwa, akimaraho umusatsi cyangwa se akikubitaho urupara mu buryo wenda burenze, abantu nyine barabibonye bagira gute, baratungurwa. Haciyeho iminsi habasohotse ikivideo ngo ari kuri gata mu myanya y'ibanga y'umugore. Icyo ngicyo aragihakana, ndetse abantu banabyumva yuko koko agomba kuza kuba atari we, ariko aravuga ngo abantu bazantegera mu bagore nibaramuka ari wenda ariyo muvuno bashaka, bazaba bibeshye cyane. Witwa Godfather aramubwiye ngo genda uryame, n'ubundi abandi bari kuzira amafaranga, we n'ubundi turabizi ko ugomba kuzagira gute, ugomba kuzazira uburiri. Nyuma yaho birikana aterewe muri yombi, hajemo n'ikijyanye n'ibiyobyabwenge, bavuga yuko ngo buri kantu na buri nguni bakoresha mu by'ukuri ikiyobyabwenge cya cannabis cy'urumogi, ku buryo baramutse bamujyanye muri Rwanda Forensic Laboratory bari buze kuba bamusangamo urumogi rugomba kuza kwa rurenze ukwemera. Ayo ni amagambo y'ibyavugiwe kuri Space. Ndetse ngo no muri quartier nyina kuwe ko nagezeyo, ariko ntago ndi buzera kuba navuga ibyavuyeyo, kubera ko hari ukuntu ushobora gusanga wenda na wa muturanyi mubi uburushwa n'ikigunda, ko birahambaye kugira ngo uze kuza kugira ahantu umuntu atuye usange mu bantu bose baturanye nawe ntawe umuvuga neza. Ibyo nibyo naje kuza kuba nakumva. Umuntu ari umwirasa, ari umwiyemezi, nyine nta muntu aciringa nawe, kandi ngira ngo icyo kintu cyo buri kantu akizwiho, nta kintu na kimwe yagukorera kuri faveri. Serivisi yose umukeneyeho ugomba kumwishyura, cyaba 1,000 cyangwa se 2, nta kintu na kimwe buri kantu yagukorera n'umutima w'urukundo. Ibintu byose yagukorera agomba kuza kubikora uko agize gute, waje kuza kwa mupesa abamuzi baramuzi. Hanyuma ubwo abo bakobwa nyine bahamagaye buri kantu, turi buze kuza wene kwareba gukunda wenda scene imeze, byanze bikunze ntago buri kantu wamenye abo bakobwa, ahubwo abakobwa baramumenye, barangije baramubashakisha nambaze, barazibona, baramuvugisha. Hanyuma abakobwa bamusaba yuko bazahura nawe, barangiza bakagira gute, akabereka uko bakorera amafaranga mu buryo bwa YouTube cyangwa se akabazamurira amacano. Ibyo ngibyo ntago naza kubitindaho, kuko n'ubundi buri kantu yari amafaranga menshi y'abantu ababwira yuko azamura amacano. Nanjye ubwanjye hano nkubwira ayo mafaranga yari yandiye. Ndi gutangira mu 2023 ndi kuza avuga yuko ngo azamura ama platform, ndamwishyura, ariko ibi views yampaye
byarazaga hashira iminsi 2 ikajya gute bikahita bivaho, muhamagaye numva nyine ari kuzana ibintu byinshi cyane, nari nibereye mu kazi kanjye ntago nari kuza wenda kuba navuga ngo ndaza gukinga imiryango y'akazi kanjye ngo njye kumurega, uwo mwanya ntago nari mfite, nagize gute naramuhereje ndabyihorera. Niba nkubwira ngo njyewe nta mbabazi nizi na nkeya mba mfitiye umuntu utagira gute utanyifuriza ibyiza. Uko niko nanameze n'abantu mwese hano munkurikiye mugiye mubimenya, uko niko ngimeze. Njyewe nakubwiye ko ntayoborwa n'isezerano rishyashya, ahubwo ngiye nyoborwa n'isezerano rya kera, hamwe ijisho rihorerwa irindi, hamwe unciye akaguru agomba kugacibwa. Bya bivuga ngo urankubita ngo urushyi hano ngo mpindukire ngo ukubite mu rundi, ahangaha ngiye ntago izo systeme ntago zikora. Ngiyewe ndi muri ya generation ya kera yo kwa Aburahamu, hamwe Imana yaje ikabwira Mose ikamubwira ngo ahangaha niko bigomba kuza kuba byagenda, niba umuntu yishe umuntu uwo nawe ni mumwice, sibyo? Uko niko ngiye nimeze mu mutima wanjye, unkunda ndamukunda, none nkanamukunda byiruseho kuri nshobora kuza kuba nanamwitangira. Ariko none iyo ushatse kunyanga cyangwa se ukanyereka yuko wenda hari ikintu kitari kiza unyifuriza, bro, ushobora kuzagira ngo ni umuzimu wakuziye, kubera ko niyo waba uri gupfa njye nta kintu na kimwe nshobora kuza kuba nakugiraho santema, kubera yuko icyo gihe uri umwanzi wanjye, kandi nkaba nzi neza yuko urwo rwango uri hagati yanjye nawe atari njye warutangije, ahubwo iyo game niwe wagize gute waje kuza kuba wayitangiza. Bivuze ngo iyo mpamvu yonyine ishobora kuza gutuma njyewe na buri kantu bidashobora kuza kuba byakunda. Ariko wenda siko ndibuze kuba nabigenza, ndibuze kuza wenda kuba navuga uko ndi kubyumva, nawe muri commentaire uze kuza kuwagira ikintu uza kuza kwabivugaho. Bivuze ngo witwa buri kantu ndetse nabo bakobwa bapanze umunsi bagomba kuza kuba bagira gute, bagomba kuza kuba musuraho. Numvisha bavuga ko ngo bari bahamaze ngo iminsi 3, ariko simpamya neza ko ari iminsi 3 koko, kuko ibaye ari iminsi 3 n'uwitwa buri nguni yakombye kuba afunzwe, kubera ko barabana mu nzu. Rero akingenya abakobwa iminsi 3, hanyuma polisi ikaba ari bavumbura ko bahari, uwitwa buri nguni ashobora kuza kwita yafata umufatanyacyaha mu bijyanye no gushimuta abana b'abakobwa, noneho barenze umwe, none bashimuswe n'umuhungu umwe. Bivuze ngo ibyo ngibyo uko bamaze y'iminsi 3 ushobora kuzenda kuba ari kugira gute ari ibijyanye n'amakabya nkuru. Ku itariki 19 buri kantu avuze ko ari bujye Nyagatare, aragiye akazara gakoze. Agezeyo ahuriyeyo n'abanyamakuru, bari bagiye nyine kugira ngo bishakire amakuru, hanyuma biza kuza kuranya n'ubundi ku isaha y'isa moya n'igice nibwo imodoka ya B1 Jini yari ihagurutse Nyagatare yerekeje mu mujyi wa Kigali. Abantu bazi urugendo kuva Nyagatare ugera i Kigali harimo urugendo rw'amasaha byibuza 2 ndetse n'igice. Bivuze ngo umuntu yavuye Nyagatare agaca Gicumbi ari buze kuza kugera i Kigali mu masaha 4 z'ijoro. Ubwo ngo turi ku itariki 20 uwitwa buri kana avuye Nyagatare, ndetse arangije araza agera hano yaratuye hariya nyine Kinyinya munsi ya Meza Park. Ubwo amaze kuhagera bigaragare ko ubwo yari hehe, yari kuri connection n'abo bana b'abakobwa. Barangije baramuhamagara, hano hantu muze kuza kwa mwahumva neza ko ngi ntago njya nkunda ibintu byameze nkaho ndabitari kumvikana fresh. Bamaze kumuhamagara yohereza tike y'abakobwa barenze umwe, uko nyine ngo yabatse amatike, sinzi niba yarategeye umwe cyangwa se niba yarabategeye bose, ariko turaza gufata wenda ko yagize gute yabategeye bose, cyangwa se wenda yategeye umwe hanyuma uyu umwe yitwaza abandi bakobwa bitewe n'umutekano we atarawizeye, kubera ko niba ari umujene bahuye bwa mbere tukaba tuzi neza kuntu Kazungu yatwaga abana b'abakobwa b'Abanyarwandakazi akagenda kabicupfu n'agashinyaguro. Umukobwa uzi ubwenge cyangwa se wenda umukobwa wenda utari maraya ugifite umutima, hari ukuntu umubwira tuze kuza kunsura, yarangiza akaza yitwaje ibyo bita ngo na maside dish cyangwa se ibibage, cyangwa se undi mukobwa mugenzi we cyangwa se akana kaza gahetse, kugira ngo uze kuzenda kubabura uko ugomba kuzenda kuwabomora uwo mupuri we, nyamara wenda umutungo wawe yaje kuza ko yawucuncumuka. Abakobwa buri kantu arabahamagaye, bivuze ngo byanze bikunze ubwo bamugezeho mu masaha y'isa 5 z'ijoro. Bivuze ngo niba buri kantu ageze Kigali saa 4, byibuze abo bakobwa bagomba kuza ko babe bahari mu masaha y'ijoro mu masaha 5. Bamaze kuhagera yabategeye bahageze yanabakiriye, hanyuma abakiza nyine amafanta n'ibindi byose wenda byo kunywa bariye cyangwa se banariye. Ibyo ngibyo kandi kwakira umushyitsi, ibyo rwose biri mu muco nyarwanda. N'umuntu ananagusura ukagenda mu byuko akagenda utamwakiriye, ujye umenye yuko uri igihwinini. Tugiye kwinjira no mu byabereye
sene yabereye aho ngaho byanze bikunze, urumva niba bari kunywa fanta hagomba kuba wenda no kuganira, cyangwa se nyine abo bafana wenda babonye wa musitari bakunda cyane kurusha abandi bose, urumva ko ibineza neza bigomba kuza ko bigize gute, bigomba kuza ko biri hejuru cyane. Hanyuma uwitwa buri kantu abona abakobwa ni benshi, yahamagayemo umukobwa umwe, yahamagaye umukobwa umwe kandi yategeye abakobwa barenze umwe. Ikintu uze kuza kugishyira muri mind yawe, uze kuza kuhacyumva ko wenda umukobwa batinje kukureba ariko ndi kumwe na bagenzi banjye nta tike dufite kandi noneho aje kukureba nta tike afite, noneho ashaka yuko umwigisha ibijyanye na business zo gukorera amafaranga kuri YouTube. Hangaha rwose hakubiye kuri 0%, biro ntabwo byaza kuza kuba byakunda. Buri umutipe iteka ryose ategera umukobwa ari uko umutipe agize gute, ari we ubifitemo inyungu. Iyo umukobwa ari we ufite inyungu mu kuza kugusura aritegera, bidashingiye no kuri business. Mu gihe wenda umuhungu ari wumva ushaka wenda kuryamana n'umukobwa ihegera mutegera, ariko birashobora kuza kuba byanakunda ko umukobwa we ku giti cye ashobora kuza wenda kuba yagukumbura, yarangiza akakubwira ati sheri uri mu rugo nze nkurebe ko numva wenda ndi kugurumana. Niyo wenda wankoreza muri mwe nta kintu bitwaye, icyo gihe umukobwa ashobora kuza kuba yakwitegera, ndetse wenda akaza kuza kuba yaguheza n'akantu wenda akakongera akanyabugabo kugira ngo uze kuza kuba wakwitwara neza. Buri kantu ategera abakobwa barenze umwe, bamaze kugera mu rugo ahamagaye umwe mu cyumba ngo aze bagire gute baganire. Bivuze ngo niba mu rugo hari abakobwa barenze umwe, buri kantu agahamagara umwe ngo musange mu cyumba, bisobanuye ko umwe yahamagaye ari we bari baziranye, cyangwa se bagize gute bari bafitanye gahunda. Ari nawe ashobora kuzenda kuba yarategeye, hanyuma wa mukobwa we yamara kuza akaba atizeye umutekano we, akaza wenda kuba yazana bagenzi be wenda akagira gute akaza kuza kuba yabategera. Bisobanuye ngo communication yabaye hagati y'aba bantu bombi, byaze bikunze mu bakobwa baje bafite telefone. Ntago bari kuza badafite telefone, kubera ko n'umuntu bakimara kuhagera cyugera guhamagara ati se ngusange hehe. Kandi ahantu ba buri ngwe rwose batuye ni ahantu iyo ugeze kuri ya ma etage ya mukuru wa Feredino umugabo wa Mutesi, uzamuka gutya nyine werekeza mu by'ukuri za Kinyinya, hafi ya za Meza Park, munsi yaho hari ahantu nyine tutambika gutya nkujya mu gishanga. Ni ahantu nyine mu by'ukuri hari muri kwe kuri udashobora kuzenda kuba wapfa no kwarangira umotari ngo aze kuza kuba yahamenya. Umukobwa bamuhamagaye mu nzu mu cyumba yanze kuza, sibyo? Bamuhamagaye mu cyumba yanze kuza. Hano hantu kuba umukobwa agusanze mu rugo ngo umwigishe business, warangiza ukanamutegera, umukobwa ninjije bingana iki ku buryo yumva ko ibintu bigiye gukorwa n'umuntu wenda afana biri mu nyungu z'uwo mukobwa, hanyuma wa muntu afana akaba ari buza kuza ko yamushorera aho ngaho, we nta kintu aba yumvamo, ku buryo byaza kuza gusaba ko agomba kugorana uri kumwaka umupuri, yarangiza akanga kukubomoza kandi wenda wowe amaze kubyishyiramo. Erega abakobwa mugomba kumenya na techniques z'abahungu bagomba kuza kuba bakoresha. Niba gihe ati umwana waje ukansura, abizi ko nibana njye nyine, sindi musaza wawe, sindi so, nta kintu mpfana nawe, waje ukansura ukambwira ati nta tike mfite, kaba ati nta kibazo ndayikoherereza. None se mo bebe uraza kurya iki nugera mu rugo? Uvuga ko ubuje kumara iki? Tujye tubwizanya ukuri, ikiba kikuzanye ni igiki? Wagombye kwita ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ubishyira ku mwanya w'imbere. Ubaye utabishaka baba batari kusubundi bimeze gute, ko wenda bese ko nanteguzwa bamwe ati we ntago uri buze kuza kuba byaba, wenda nkanabikwemera nta kibazo, wenda ukaza kuza kuba waza, ariko icyo kintu twaje kuba twacyumvikana. Ariko niba mbigeze gutya ujye wumva ko nta kindi kintu mukeneyeho, nta kindi kintu ushobora kuzenda kuba unzaniye, cyeka mvuga ati wenda ku mugari tugiye kuganira ku bijyanye wenda n'imishinga runaka iba igomba kuza kuba yakunguka. Impamvu nyine hari abakobwa baza kugwisha mu mutego abajene, kandi baba aho ngo bimereye neza, ugasanga nyine umujama agiye hasi kubera ngo igitsina. Ibintu nk'ibyo ushobora kuza kuba wareba ukagira gute, ukabona ko bigomba kuza kuba bibabaje. Bivuze niba umukobwa yaraje kwa buri kantu, aje muri business zimufitiye inyungu, buri kantu akamutegera, hano hantu harimo ikibazo gikomeye cyane, nta nubwo bishobora kuza kuba byakunda. Hanyuma arahageze azanye na bagenzi be, buri kantu aramuhamagaye ngo nsanga mu cyumba. Hase buriya birakunda ko umuntu ashobora kuzenda kuba yarongorana n'umukobwa abandi bagenzi bari muri salo. Ese umukobwa we ashobora kuzera kuba yaguha, birakunda? Kiriko wenda bimwe byatewe ngo by'amathreesome, wenda ukabasambanya bose cyangwa babiri cyangwa batatu, n'abajene nyine babiyamenya byadanje ku buryo ibyo bitaza kuza kuba byabakanga. Ariko ibyo ngibyo nyine bikora ba bakobwa bagize ku rwego rwa nyuma rw'ubusambanyi, kumva ko ushobora kuza kuba wajya mu cyumba ugasambana uzi neza ko bagenzi bawe mwazanye bageze gute, bicaye mu ntebe, kandi impamvu wanabazanye, impamvu wabitwaje nicyo kimenyetso kigomba kwereka yuko wa mukobwa waje gusura ntabwo ibyo ntabwo abirimo.
niba n'umujene aguhamagaye bati uzansure, wajya kubona ukabona wa mukobwa ashazanye na mugenzi we, tayari umenye ko wa mukobwa ntabwo ashaka yuko hari ikintu muze gukorana, wagombye kubona byikuramo mbere y'igihe ko biri buze kuza kuba byakunda, ko ntabwo biri bukunde. Ariko niba aje wenyine akaza yabunuje, akaza yambaye ubusa, fata uyu mukobwa n'ubundi kubona mu by'ukuri wenda ari inyamihiye, nanjye ntabwo ndi buze kuza kuba nakwitura amata ku munwa, byanze bikunze ndi buze kuba kano kanaza kuza kuba nakabomora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo ngibyo bivaho. Bimaze kuvaho, abo umwana w'umukobwa amaze kwanga ko ajya mu cyumba ngo kuba ari kumwe na buri kantu, sinzi ko yatekereje ko bagiye kumusambanya, biranakunda ko wenda yagiye kugenda akamuganiriza wenda ntanamusambanye, ibyo byagomba kuza kuba byakunda. Umubebe aramusuzugura, amaze kumusuzugura bikavuga yuko ngo buri kantu yahise agira umujinya ukomeye cyane. Yamara kugira umujinya akavuga ati nimumpereze amafaranga yanjye ya tike nabahaye ndetse n'amafaranga y'amafanta mumaze kuba mwanywa mwabikobwa mwe, sibyo? Bino bintu ntabwo waza kubitindaho niba wibuka ibyo buri kantu yabaje umuvugizi wa RIB Dr Tamurangira BTL, kuko birakunda ko ikintu buri kantu ashobora kuza ko yagikora mu gihe wenda ibyo umukobwa yaramwitezeho atabibonye, ubwo ibyo yamutakajeho biri buze kuza kuba byahinduka ko ari escroquerie yagize gute yamukoreye. Kandi umuvugizi wa RIB we yaramaze kumukura inzira ku murima yuko ibyo bintu rwose RIB itabijyamo, kubera ko nta tegeko na rimwe rishobora kuza kuba rihari rigomba kuza kuba rihana uwo muntu wenda wariye ibintu by'umukunzi we, nyuma yaho wenda bakaza kuba batandukana. Buri kantu rero yagomba kuza kwenda ko yakwiha ubutabera, kubera ko yarazi neza yuko najya muri RIB wenda nta kintu bibuze kuba bamufasha. Umujama ageze gute arafunze. Aha ngaha ntabwo twaza kuza kuba twavuga ko bitabaye, kubera ko ikibazo yabarije mu ruhame kimwemera gukora kino kintu, kirabimwemera kabisa kwisanga yakoze kino kintu. Arangije ajya gute arafunga. Mu gufungirana umuro sasa, kumfungirana ahantu ufite telefone nta kintu waba ukoze. Ikintu cya mbere ushobora kuzenda kuba wakora ni ukunyaka telefone zanjye, ariko nanone wanyase telefone wenda ikaba iri buze kuvamo ayo mafaranga y'ibyo nakonsomye. Wambwira ati genda, hanyuma numara kugenda uzazane amafaranga we telefone yawe. Ibyo ngibyo bibuze kuza kuba byakunda cyane, kuko uko byanditswe, kuko ariko buri kantu yabikoze yaba yoyoma, kuko nta muntu ufite mayindi iri gufungisiona neza ushobora kuza kwisanga mu by'ukuri yakoze ikintu nk'icyo ngicyo. Niba buri kantu yarashimusa abantu agafungira abantu mu nzu akabasigira telefone akagenda, ubwo kuko yakoze iki? Nicyo kintu ashobora kuza kwenda ko yarakoze kiri aho ngaho wenda gikaze. Ikindi abaye yarabafungiranye telefone akazitwara, ninde wahamagaye? Uwitwa buri nguni ari buze kuza ko yakwisanga mino kese. Ngo rakomeje kugenda mbona hari abaza bavuga ngo se ko ataza kugira ibyo atubwira, ishyari n'ishyano nagahinishe Abere. Ndikubona ko Roda mpamagaye kanumve ibyo ashobora kugenda kuba ari kumbwira, niba wenda ari mu kiganiro sinzi. Gusa ngiye ibyo nashaka no kubabwira kwanza ni nibyo, ubwo wenda izindi update uri buze kuza wenda kuba twabikurikirana tubimenye nyuma. Ariko kugeza ubu ngubu uko niko kese y'uwitwa buri kantu igomba kuza kuba ihagaze, sibyo? Ntabwo nakubwira ko wenda nishimye, sinabwira ko mbabaye, kubera yuko hari ibintu uba ubona ko nyine biri aho ngaho. Yego pastor, ni fresh cyane kabisa. Mpamagaye ko ndi mu kiganiro tu. Wajye ntabwo ndi mu kiganiro. Man, byagenze biti? Iriya maruka yabaye ryari? Ya maruka yabaye ejo. Ejo? Yabaye ejo kabisa. Wari uri hehe? Ni mu rugo neza ndi kumanuka njya mu rugo nko muri metero nk'icumi. Uko nubona kari akayira ni akayira kamanuka kajya mu gipangu tu. Ariko hari umuntu kubaka inyubako yaraje abumbira amatafari mu nzira, hanyuma mu gutaha nyine uri gukata urumva agahanda ni gatoya, abisaba gukubita amarivansi nyine ubundi ahantu hamanuka tu. Ubyaje kuza kurangira nyine ubwo imodoka mu kuyikata inyereye nyine ahantu impagaze ku mabuye, amabuye aramanuka, amanutse nyine ihita imanuka bucumutu, ariko nta kibazo cyabaye rwose, imeze fresh. Mpamagaye ndi kuvuga rero kuri kese y'umuvandimwe buri kantu uri mu maboko ataraye, ukurikiranyweho ngo gushimuta abakobwa babiri. Urasara gushimuta? Ese bura n'iki ufasha umuntu ukamukingira mu buryo bunyuranye n'amategeko bwa n'ikira? Cyangwa gushimuta no kumukura ahantu ukamujyana ahandi? Ese hajya mu kiganiro? Reka. Gushimuta. Hajya mu kanya agiye kwitereka. Gushimuta no kuba waba umuntu yaba ari ahantu ukamukura. Yego, ukamujyana ahandi atabishaka. Yego. Hanyuma wahamugeza. ukamushyira mu nzu ahantu runaka, ukamufungirana ahantu runaka,
ibyo nibyo bita gushimuta. yego Noneho biriya bya buri kantu akekwaho byo gukingirana abakobwa baje babyumvikanyeho bajya kubisura babishaka, ntabwo yabashimuse. ubwo ni ukumufunga mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ni nk'imwe bya Sarongo buriya, ni nk'imwe byavuzwe kuri Sarongo gukingirana umuntu. Oya ntabwo ari byo, we ntabwo byarimo, we byahise bivamo ako kanya. Nyine bijya gusa nabyo, gusanga umuntu mu nzu yawe wamukingirana bamubujije gusohoka. Uvuga ngo umuntu yaje afite ubushake, yaje kugusura afite ubushake, mwabyumvikanyeho. None harahageze, ageze iwawe, uhise ibyari ibiganiro bizima bihindutse ibindi bibazo. Mu yandi magambo harimo guterana amagambo. Urabona kandi ikindi, abakobwa bari babiri. Yego. Umwe asigaye muri saro, ahamagaye umwe ngo amusange mu cyumba, undi asigare muri saro. Urumva? Aha turibaza, yari gukora ibi bintu, yari kuryamana n'umukobwa, undi ari muri saro. Aho ngaho nanjye ibyo nari kwibazaho, nibaza ukuntu umukobwa uje kugira ngo umukorere business mu nyungu ze, ari nawe umuhatika imuzana iwawe. Ibyo bintu birakunda. Noneho ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. None ubu se kuki buri nguni atari umufatanyacyaha kuri iki kintu? Yaba umufatanyacyaha guteze kandi atari we bari baje kureba. None se yabakingiranye adahari, cyangwa buri nguni ahubwo we niwe watanze amakuru? None se Bosco, ubu inzu yawe ubamo, hari undi musore mubana akaba adahari, akaba yigiriye muri deal z'uko afitanye gahunda appointment n'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa umwe. Ntabwo buri nguni yari ahari. Ntabwo yari ahari. None se ko betse baze nkubwire, abantu baraza gukurikirana ku Ikaze TV, mu kanya ngiye kubagirayo. Ni ukuvuga ngo mu kanya ngiye mu baturage baho, baze nkubwire ukuntu game imeze. Biriwe Nyagatare, bavuyeyo ngo saa 9:30. Kuwa gatandatu bari Nyagatare, ibyo ndabizi. Bageze i Kigali saa 4 z'ijoro. Saa 4 z'ijoro ko bavuye Nyagatare bananiwe, buri nguni yahise ajyayo. Ubuse saa 4 z'ijoro kugera i Kigali, saa 4 z'ijoro bakaryama. Mu gitondo hari ku cyumweru, buri nguni afashe inzira akigira mu ntara, akajya aho ashatse, undi nawe agasigara mu rugo, buri kantu agasigara mu rugo afitanye appointment n'abantu. Urumva uwo bahamagaye ni buri kantu. Nyine ibyo ngibyo ndi kubyumva. None se nanone ni gute wafata umuntu, uretse gato tujye tugendana, ni gute wafata umuntu ukamukingirana, warangiza ukamurekera telefone ze? Icyaha ni gatozi kuwagikoze. Oya buretse ubanza usubize icyo ndi kukubaza. Ubu ngubu nji wawe ukaba ushaka yuko ugomba kumfatira nsingira ahantu njye, wamfata, wamara kumfata ukandekera telefone zanjye, cyangwa wazinyaka kugira ngo ukanazizimya kwanza? Uro nanjye natangiye, nanjye nagushyize kuri kamera. Inshuti bakunzi mukurikiranye Ikaze TV Rwanda na Bosco Empire, tubahaye ikaze mwese muri iki kiganiro. Turi ku murongo na Bosco Empire ibarizwa mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Ikaze TV ibarizwa mu karere ka Bugesera n'Uburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero mwese abo ku isi yose tubahaye ikaze muri iki kiganiro, kuri buri na buri kantu turebe na Uwase Jackie yabivuzeho kenshi. Warumajije rero uti ni gute abantu babiri babana mu nzu, buri kantu na buri nguni, icyaha kigafata umuntu umwe wenyine, uwundi ntikimugereho? Birashoboka. Itegeko rivuga yuko icyaha ari gatozi kuwagikoze, kuko polisi buri kantu amaze guhamagara abo bakobwa bamusanze mu rugo, yaguze amafanta, yabohereje n'amatike, birumvikana ko yakoresheje mobile money. Ibyo byose iperereza nicyo ribereyeho, rigomba kubigenzura. Bosco, yego, aya mafaranga yabasabaga ngo bamusubize amafaranga, ntabwo bagwinga yabahe cash. Yego, ahubwo yayohereje akoresheje mobile money. Yego. Ibyo byose rero nabyo iperereza nibyo yuko bigomba kubireba bivuye imuzi. Ikindi, ubwo basuraga buri kantu, buri nguni bivuga ko atarahari kubera yuko bari abakobwa babiri. Iyo yaza kuba buri nguni yarahari, yari gufata umukobwa umwe akamuganiriza, bakicara hanze, undi nawe akajya mu cyumba, noneho akajya mu nzu. Ariko sinibaza uyu mukobwa wanze kwinjira mu cyumba ku buriri bwa buri kantu, sinibaza niba ari isoni yagize, sinibaza niba ari ubunyangamugayo, ubupfura bw'umukobwa yagize mwiza, niba ari isugi, niba yarashatse, niba yari gatumwa. Ibi byose no kugeza ubu ntabwo turabimenya uko bimeze. Uravuze ngo buri kantu ntabwo yarahari. Nde watangaje ayo makuru ko buri nguni atarahari? Nde wabitangaje ibyo?
ko ku gihe.com ko nta byanditswe. Ntabwo byanditswe, ariko kandi RIB yo umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri avuga yuko buri kantu y'abakobwa bamusabye serivisi yo kugira ngo abagire ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga muri social media. Nyuma yaho rero bahana appointment ko bazamusanga mu rugo, abaha uburenganzira bwo kuba bamusanga mu rugo hatuye Kinyinya. Abayo n'abategera uretse kwirukanka, reka ndashaka kubona ibintu tubigendamo gake. Yego, ino nkuru ntabwo ari inkuru yo kuvuduka, dore uko bimeze. iyi ni inkuru y'ubusesengu. uretse gato mbanze nkubaza, umukobwa kano kanya arashaka kuza kumwigisha uko agomba kuza gukora ibintu bijyanye n'iterambere rye. Yego, wamutegera cyangwa yakwitegera? aho usibye no kumutegera ahubwo we yaba igihembo cyo kumwigisha. None se ubwo urumva iyo ngingo iri aho ngaho yanditse aho ngaho, urumva nta kibazo kirimo? Kirahari. Icyo ngicyo tube tukiretse, noneho kirahari, reka tugitaruke. Ngo tugitaruke tukirebe neza, tukivireho icyarimwe. Ntabwo bibaho. Niba umukobwa kano kanya njyewe ari njye umushaka, njyewe ndamutegera akaza, njyewe Empire ndamutegera akaza, nkanamugaburira. Kubura kubomora nabyo ubwabyo ni bishobora kuza kuba bisaba ko umuntu agomba gukoresha imbaraga nyinshi, kandi ntabwo wakama inka utayahiriye. Umukobwa araguhamagaye kano kanya ati Pastor Claude cyangwa se wenda umuntu runaka, ndashaka yuko twahura, hanyuma ukagira gute, ukanyisha uko nakorera amafaranga kuri YouTube. Yego, warangiza ukamuha tike. Uwo mukobwa se we arumva ni marayika uri kumutegera? Ni iki kintu abonye ku buryo inyungu ze ndibuze kuza kuba nazishoramo amafaranga yanjye tudakundana? Ntabwo bishoboka. Yego, ntabwo bishoboka, kubera yuko ntushobora kuha umuntu serivisi. Nuvuga ngo umuntu ntashobora kujya gusaba akazi noneho ngo directeur w'ikigo amutegere nagera ku kazi amuzimanire. Ibyo bintu ntabwo byashoboka. Ibyo kwinjira mu cyumba tubigize turabigarukaho kwabyo, ntabwo bishoboka. Muri ibi bintu nibwira yuko RIB n'urwego rw'ubugenzacyaha bugenza ibyaha, ariko muri uku kugenza ibyaha barebe ese turebe umugenzacyaha ajya gusaba akazi muri RIB yaramutegeye imugeza kuri RIB gukora ikizamini. nakubwiye ngo ibyo ngibyo ntibibaho. Nitunahura nambaye ipantaro sinzakubwira ko nayambaye yicishije mu mutwe, kuko hari ibintu bidashoboka, sibyo? Ikindi biramutse bishobotse, icyo gihe ntago uwo mukobwa yari kuza aje muri business na buri kantu, n'ubundi yari kuza kuba aje gusura buri kantu, ndetse yitegwa ko kuzenda kwagira gute banaryamana. Ariko nanone kuba umukobwa yazi wawe yitwaje mugenzi we bakaza ari babiri, icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko uwo mukobwa adashaka kuryamana nawe. Yego, hari icyo bita gatumwa. Yewe niho ndareba gasanga buri kantu hari ubugambanyi bukomeye. Ikindi kintu utari ubasha kubona rero sasa, uwitwa buri kantu ku itariki 19 mbere yuko ajya Nyagatare, yego, yagiye kuri live nanuza na Godfather. Arangije breaking amakuru yuko ngo witwaga promoter afunzwe azira miliyoni 7 z'umukire ngo yariye ngo agomba kwamamariza, birangiye bitabaye. Yego, buri kantu yaravuze ngo ngiye kuva kuri live ngiye kwiryamira, ejo mfite akazi Nyagatare. Godfather yaramubwiye ngo nubundi ryama, kubera ko ugomba kuza kuzira igitanda uko byagenda kose. Ugomba kuzira igitanda, ugomba kuzira uburiro. Wewe buri kantu uzazira igitsina uko byagenda kose, genda uryame, nubundi wowe ibyo uzazira ni mu buriri. Aya magambo yayamubwiye mbere yuko RIB muta muri yombi. Yego, kandi byose biri kuba mu gihe witwa buri kantu afunguye umushinga mushyashya, mu gihe mugenzi we buri nguni nta kintu agize gute yagezeho. Ubuke yuko Gahini y'Ishaberi ikintu uze kukibuka. Ibintu byose birashoboka. Ndahita nkujyana ahantu kubijyanye no gukingirana umuntu. Niba ukingiranye umuntu ukamurekera telefone ye, urumva? Yego, ubundi ubwo wamukingiranye? ntabwo bishoboka, kandi agomba gutabaza n'ubundi polisi ariyo bahamagaye ikazi gakinga. Niba rero buri kantu yarafungiranye abakobwa akabarekera amatelefone, abakobwa ntabwo bakingiranywe, kubera ko ugiye kubakingirana wabambura telefone zabo, sibyo? None tuvuge ko uyu mukino hari umuntu wakinnye umukino arakinga, ahubwo ndibaza umuntu wari uri mu cyumba aryamye yarasohoka ava mu cyumba aza muri salo, araza akinga salo, akingirana abakobwa babiri bombi. Nyine we hari ikintu kukubaza nkumva urushaka kugica ku ruhande. Kano kanya uwitwa buri nguni turashaka kumenya ngo yari ari he kwanza.
buri nguni nagerageje telefone ye nijoro namuhamagara ntiyanyitaba, igacamo ntiyanyitaba, kandi telefone yanjye arayifite, niyo najyaga muhamagara yahitaga anyitaba, ariko mu by'ukuri ejo nagerageje kumuhamagara ntiyanyitaba. Nijoro nagerageje ahamagara ntiyanyitaba, mpamagaye Uwase Jackie Rwanda muhamagaye aranyitaba, arambwira ati numubaje ndi buri nguni bite, arambwira ati buri nguni nanjye nimero ye nayigerageje irasona ariko ntabwo yitaba. Rero reka nkwereke sasa, niba buri kantu bundi mu magambo make azaciye no ku ruhande, niba buri kantu yafashe abana b'abakobwa bakaza kumusura, yarangiza ngira ngo uribuka Dr Murangira Bitiri aza muri Gens Comedy, buri kantu yamubaje ikibazo aramubaza ngo kano kanya nkundanye n'umukobwa, hanyuma nkamuhaga telefone, nkamuhaga akamodoka, cyangwa se nkamuha nyine utuntu twanjye nyine, nyuma yaho wenda wa mukobwa nkabona ko wenda yambeshyaga, wenda ibyo yansezeranyije wenda azampa ngiye watabimpaye, icyo gihe amategeko ashobora kuza ko yadufasha iki? Dr Murangira Bitiri yavuga ati niba mwakundanaga wenda nyine ari ibintu byo wamuhaye nka gift nk'umukunzi wawe, icyo gihe uwo muntu nta cyaba agize gute, nta cyaba afite. Bivuze ngo ugendeye ko ibyo bitekerezo bya buri kantu muri Gens Comedy bimwemerera guhamagara umuntu wenda azi ko ari bumusambanye, hanyuma wa mukobwa yamwima ku gitsina n'inkoko yariye yaba yayiri akajya gute akaza kuba yayiruka. Ntabwo turi buze kuba ko icyo kintu buri kantu atagikora, ahubwo twe dukeneye kumenya ninde watanze amakuru. Uwatanze amakuru abaye ari umukobwa, buri kantu nta kintu yaba yakoze, kuko ntabwo wakingirana umuntu ufite telefone. Abakobwa urumva bari babiri, yego bari babiri, bivuga ko ngo buri kantu yahamagaye umukobwa umwe ngo amusange mu cyumba amusobanurire ibya social media n'uburyo agomba kumwinjiza muri social media, agomba kwinjira muri social media. Ahamagara umwe, yahamagaye bombi, umwe yagomba gusigara. yewe aho ngaho siho nshaka ko tujya. Noneho rero umva ahantu nshaka ngukira kuri point, ngende no gwashira imodoka yanjye ndashaka guhita ngenda. Point buretse umva point nshaka gukurasaho, uyigeho cyangwa ngwini igendere. Information zavuye ikinyinya mu nzu ya buri nguni na buri kantu, zijyanywe na telefone ijya kuri polisi. Ninde wahamagaye? Nabo bakobwa, umwe muri abo bakobwa niwe wahamagaye, kuko bari bakingiraniwe mu nzu bafite telefone. Ariko se ibyo ngibyo ntabwo bibaho, ibyo ngibyo ntabwo bibaho. Mu cyumba kuryama Iki buri kantu yasubiye mu cyumba kuryama, arabakingirana basigira telefone, arabakingirana bafite n'amatelefone bari muri salo. Reka niba yanyweye urumogi, urabyumva? Kuko umuntu ufite ubwenge buzima icyo gihe nagukingiranye, njye nahita nkwambura telefone, kuko ikigaragara cyo nuko ubwo buri kantu we ntabwo yashakaga wenda ko abakobwa wenda bakingirana, sibyo? Yaba ashaka kubakingirana yari kubambura telefone zabo azifunga, bakabura nuko bahamagara. Niba abo bakobwa yarabakingiranye akabasigira telefone, abakobwa bagahamagara polisi, ubwo bari kuza bakiza nyiri ikibazo cy'uko umuntu yakwambuye. Kuko urabona uko buri nguni ubona ifoto yigaragara ku gihe, kuriya niko afunzwe ameze, niko yafashwe ameze, bamusanze mu rugo. Yego. Nuvuga ngo abakobwa bahamagaye polisi, bayoboye polisi barayibwira, polisi yagenda n'inzego z'umutekano zindi, harimo hagiye polisi yagenda na ese iriya foto uyibonye ubona yafotowe ku manywa cyangwa yafotowe nijoro? Iriya foto bayifotoreye ku ntuze, bayifotoreye kuri RIB. Ariko ku manywa, ubwo ni ku itariki 21 nibwo bayifotoye ejo. Oya ni hirya y'ejo, yafashwe ku itariki 20. Bahita bamufotora se? Bahita bafotora nyine iyo umuntu w'ikirangiye yahita nako kanya. Ni ku itariki 20 ko yari ari Nyagatare. Uyu munsi turi ku itariki 22 uyu munsi. Nyine buretse wumve. Ejo zari 21 kuwa. We musikuye imvanga buretse ijyana ibintu gakeya. Ubwire kuwa gatandatu nibwo bari bari Nyagatare. Ku itariki 20. Oya 19. Ku itariki 19? Sorry, kuri 20 yeya. Kuri 20. Mutangiye kuzana ku itariki 20 ya Nyagatare. Buretse ubanza unyumve, ku itariki 20 ya Nyagatare ku manywa niho yiri. Ku isaa moya n'igice nibwo imodoka ya B1 Jean yaciye Gicumbi, ni Paul Urugendo TV yari ari kugagenda inyuma bari kuza. Bageze i Kigali saa 4 z'ijoro. Yego. Abakobwa baraza baramusura. Buri nguni arabakingirana. Hari ku cyumweru ariko. Kwa gatandatu purito.
se koko musaza reka ngukupe nigende baza kuko ndumva uri kunjagaraza nawe ubwawe ibyo uri gukora ntago uri kubyumva neza. biro dore zimeze buri nguni yatawe muri yombi ku itariki 20 kuri 20 hari ninjoro hari ku manywa. ayo masaha niyo tutaramenya. yageze i Kigali saa 4 z'ijoro n'igice kubera ko abantu baramubonaga mu modoka B1 Gini ariko yizavamo mu Nyagatare. Ibyo ni ibintu byabaye, abantu baramubonaga. Agera i Kigali ninjoro abakobwa baramusura. Yego. Bamaze kumusura arabakingiranye. Bivuze ngo byanze kunze turi buze kuba tugeze saa 5 z'ijoro cyangwa saa 6 z'ijoro. Yego. Hanyuma abakobwa ngo polisi yakira telefone tutazi umuntu wahamagaye. Baraza bagira mu rugo basanga ko abakobwa bagize gute barakingiranwe. Yego. Kuko mu nyandiko y'igihe.com bavuga ko ngo buri nguni yakinze yagize akagira gute akagenda. Ntago tuzi niba yaragiye ajya mu cyumba cyangwa se niba yafunze inzu yagiye akagira gute akava mu rugo akigenda agasohoka igipangu. Buri nguni yarakinze aragenda. Niko kugiye byanditse. Ni buri nguni ni buri kantu. Ni buri kantu nyine niko ibyagenze. Uko byumva? Hanyuma RIB ihita imuta muri yombi ku itariki 20. Bivuze ngo ntago buri nguni yatawe muri yombi ku manywa, yatawe muri yombi ninjoro. Kubera ko ku manywa abantu baramubonaga yarahari. Ku manywa yari Nyagatare n'ubundi. Ifoto iri hano hanze yafotowe ku manywa cyangwa yafotowe ninjoro. Ikigaragara ko ndi nk'amasaha y'umugoroba. Urabona yari ku matarerega n'ubundi abantu ku mugoroba rero ku mugoroba itariki 20 buri kantu yari mu muhanda agenda. Yari mu muhanda agenda. Ubwo genda nagiye musaza nagiye kujya mu igaraje ngiye koresha imodoka. Cyeka niba ari kiri kiri cyo mubaza ubushize wagaragaje ifoto buri nguni ari gata mu gitsina cy'umukobwa. Yego. Ubundi biriya byari ukuri ariko numva yaranabisobanuyeho Nyagatare. Biriya bintu ntabwo byari ukuri niyo namurebye neza. Buriya mu gusesenguzi ifoto urayireba nyine ukamenya ibyari byo. Ngira ngo muri Chateau de Marara hari umuyobozi wavuze ngo kara gasimba mwabonye ku mbuto n'umuntu wagafasha arangije agira gute agatereka kuri ziriya mbuto. Kubera ko ntabwo umuseriveri yavana icyo kurya mu gikoni ngo ageze ku meza ako gasimba kari ku mwemba kabona ko kariho. Ko bayifunze by'agateganyo. Bayifunze nyine by'agateganyo kugira ngo kubera ko ari byo itujurire bose borda idafite moteri subwo yabiri gukora ibiki. Abantu bajyo bakabura umuriro. Reka tugaruke kuruza kuri point yacu. Ngo iyo urebye iriya video usanga uriya muntu ajya gusana buri nguni ko kandi abantu barasa. Yego. Ariko uriya muntu aratoboye afite n'ibitoki birebire ujyanyije n'iza buri nguni. Ikindi afite n'ibintu by'inuza by'ubwanwa bwinshi cyane buri nguni atigeze agira, hakabona iminwa y'imikara nyine igaragaza ko nyine bagomba kuza kubatandukanya. Yego. Ibyo ngibyo ni ibintu byabaye noneho biri kuba mu gihe umujera atangiye kugenda agira iterambere, ariko ikintu nawe muri mujaba munenga afite kuntu nyine ashaka kwigaragaza nk'umuntu wagize ibyo ageraho byinshi cyane kandi nta kintu arusha abandi bantu. Yarabango yarafite n'ababawusa muri DC. nyine uriya mutipe ashobora kuba yaragize ubwamamare buruta ubwenge afite. Amera nk'abampura iki wagize miliyari agasara, hari abafite amamiliyari arenga 100 kandi bipoye batajya n'urukweto rwo kwambara. Buriya baravuga ngo ubwibone ni intambwe isubira inyuma. Abandi bakavuga ngo ubwibone rubanziriza kugwa. Kandi buri kantu ntabwo ari we muntu ufite amafaranga menshi muri YouTube. Ariko niwe muntu sona niwe ufite sonorisation ya danger ngo amafaranga nyine mbese ibintu nyine nk'ibyo ngibyo ureba nyine ukavuga tukobesa kose uyu muntu. Ndi kubona ashobora kuza kuba ari igikenye n'itema ashobora kuzikenya. Yego. Hanyuma wabuze uti buri nguni ntabwo agaragara muri uyu mwandiko ate kandi hari ninjoro kandi koko abantu nibasubira inyuma dukurikije imvugo y'umuyobozi y'umuvugizi wa RIB avuga yuko buri nguni buri kantu yatawe muri yombi ku itariki 20 ariko nibagaragaza isaha twese tuzi yuko buri kantu na buri nguni bari Nyagatare mu gikorwa cy'umuhanzi umwe aho nepo kwa gatanu twari turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu isomwa ry'urubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza yambwiraga yuko bucya mu gitondo ajya i Nyagatare mu gikorwa cy'umuhanzi aho twabonye Nyagatare buri nguni na buri kantu ndetse na Pionika bombi bateye kamera barimo barabaza buri kantu. Hari ibibazo bamubazaga, bimwe muri byo hari biriya foto igaragara umuntu ari gata mu gitsina
cy'umukobwa. Nyuma yaho yabanje yarabihakanye rero. Aha tukibaza ngo ese yatawe muri yombi ku isaha ya nimugoroba, tubyibazeho. Icya kabiri nanone wari waje uti buri nguni yari arihe, ese wa mugani buri nguni yari arihe? We ntabwo yatashye mu ijoro uwo munsi, yaraye hehe? Aho yaraye yenda nk'umusore. Ikindi nanone twibaza, ni akagambane kabaye aba bakobwa kugira ngo baze nijoro, kuko buri kantu aya masaha 4 z'ijoro. Nyuma yaho aba bakobwa babiri bategewe amafaranga, bagahabwa amafaranga, bakaza bakagurirwa amafanta. Ubundi bari bagiye muri ayo majoro ya 4 5 bari bagiye gukora iki kwa buri kantu, niba atari abagambanyi batari bafite impamvu bamukurikirana. So umuvugizi wa RIB yaravuze ngo ubugambanyi ntago bubaho. Ati ndetse buri imbi ushaka kuyitegera mu nzira inyuramo. Nango aho ngaho rwose ntangingo nimwe ibihari bukurengere. Ubwo tuvuga ko aba bakobwa bashobora kuba ari abanyamakuru bari bagiye gushaka amakuru kuri buri kantu. Biranakunda ko umuntu ashobora gutega nyine akagutega wenda ikintu akakigutega, ariko iyo ukiguyemo ntabwo ibyo amategeko bireba ngo baguteze. Icyambere nuko nyine ibyo baguteze wagize gute biguyemo, kandi itegeko amaje kuza ko waryangiza. Yego. Ariko nge ntago ndibuze kumva kuntu ushobora gukingirana umuntu ufite telefone. Byose ibyo ngibi ari imikino y'abana nyine, ubwo ni ya mikino y'abana. Ntago cyakoze phone wayimwambuye, sibyo? Nabyo ni icyaha. Wayimwambuye ukabati phone byawe bimpereza. Ariko uretse ko nanone ashobora kuba wenda kugigira wenda kurega ngo arebe wenda ko yabatera ubwoba hanyuma bamwihere ku gitsina, kuko n'ubundi telefone abakobwa bari bafite iyo buri kana azifata yari kubabwira ati mwigendere muzanyoherereze wenda amafaranga nabategeye na fanta nabaguriye, hanyuma mutware telefone zanyu, nimutabikora nzazigurisha. Kuko niba yarafunze inzu se abakobwa bafite telefone mu dushakoshi twabo, ngaho rwose ni imikino y'abapeti, nta bintu bikaze. Uwasezeki ntuze Prito Jack Rwanda twavuganye arambwira ati mu buzima sindabona buri kantu akina n'abakobwa, atahubwo iyo bavuga buri nguni ati buri nguni niwe muntu ukunda n'abakobwa benshi cyane, ati buri kantu ntagira abaye inshuti z'abakobwa, ati afite umukobwa umwe gusa w'inshuti yiwe witwa nka fiancé we. Ibi bintu byo turabifata dute? Nyine nagwe ngo hano hantu harimo ingingo zitagaragaza kuri kwa nyako. Bosco wagiye bareka nkumbuze Ikaze TV Rwanda na Bosco Impaya. Nimugoroba bakurikirana ikiganiro, ngiye guhaguruka nerekeza Kinyinya. Yego. Muri quartier bari batuye mu byo byose nabo bari batuye bonyine. Ntuhasi hano batuye, ntuhasi sinayo wanahanyeretse. Nagace nakweretse agace ariko inzu yabo sinari bwayigera, ariko ndi buhamenye. Ni hafi rwose, ni hafi hamwe wanyeretse, ni hafi yawo. Ndi buhamenye kandi nibwira yuko isesengura ndagenda kantu kandi ndahera guhera Kibagabaga mu gishanga ku mavazi, ndahera kuri ya mapapuro ya Mutesi na Fredina. Umveshe ko habayeho n'izindi live zivuga ko se ngo bankuru umugi we na bari abatipe ngo bankuru umugi kubi bari kusaba yuko ngo bamujyana muri Rwanda Forensic Laboratory, kuko bari kwemeza neza ko ngo itabi rya urumva ko nyine bashaka kwita bamurangiza nawe kariyeri ize kuza kuba yarangira kabisa. Urumva iyo haje mu rugogi ni ikindi cyaha gisanga ibindi akekwaho, cyangwa se mu kimwe hagatekerezwa ko ariko rwaba rwaramukoresheje ibyo ngibyo. Ibyo byose rero oya ibintu yakoze game yakinnye ni game nyine ya kimafia tu, sibyo? Ni game ifato isaba umutima ukomeye cyane gufata abakobwa bagusuye babiri warangiza ukabakingirana. Icyo ni ikintu kiremereye kugira ngo gitekereze. Birasaba kuba ufite umutima wa kinyamaswa byo kabisa uko byagenda kose, ahubwo ahantu ubwenge buke yabuzira rero sasa gufata umuntu ngo ukamukingirana warangiza ukamurekera telefone ze. Nyine urumva ni ikibazo gikomeye. Urumva uburyo yatekerejemo abakobwa babiri, iyaza ko ari umukobwa umwe byibuza byari kuba bifite uruhengekerezo. We yari kumufata rwose ku ngufu, yarangiza agakinga akamukuraho telefone akavuga ati rero noneho genda umusore nawe uri umukobwa, kama mbaye aricaho yagaciye, ntabwo uri mineri, nanjye ndakuze nawe urakuze. Ariko se buri kantu koko arajya kuri live abakobwa bose bati turagukunda tuzagusure, ngo buri kantu afite ububasha bwo gusambanya abakobwa barenze 3 buri munsi kandi bakamuha babishaka. umukobwa yaragiye gusambanya ku gahato ninde?
turaza kumenya tutanamumenye ubu nonaha turi bumenyere mu ntuze mu bugenzacyaha muri parike mu rukiko tuzamumenya azaba ari kode azaza ari amakode uwo mukobwa umukobwa azaterwa si Kibagabaga hariya se ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo niko bigomba kugenda kabisa ni na hafi ntago bizamusaba urugendo rurerure abana kamera ubu ngubu barimo baracaginga amabuye barimo baragura amabuye mashya amabatiri mashyashya bagiye kugura amabatiri mashyashya mu cyumweru gitaha yego amaherezo azamenyekana amaherezo y'inzira ni mu nzu umuvugizi yaravuze ngo imbere ifatirwa ikunda kunyura kandi ibyo yabivuze hari uwari umubajije ikintu kuri kwaje kwa cini kwa pura kwa gutaruka rero nta waseka undi baca umugani mu kinyarwanda ngo umugabo mugaseka imbohe ntabwo tumusetse ntabwo turi imbwa nawe si imbwa ni umugabo mugaseka imbohe rero tumusetse twaba tubaye imbwa oya ntabwo turi imbwa Imana imworohereze kandi niba agerekerwa beshyirwa nicyo ubugenzacyaha nicyo bubereyeho kugenza icyaha no kugera ku ntego n'abo bakobwa nabo bazabazwa ese mwasezeranye ryari mwari mugamije iki kuki yabategeye kuki mutitegeye mumushakaho serivisi kuki yabaranze serivisi yo kuba yabajyana muri social media namwe ukamukuramo amafaranga mwashakaga amafaranga y'amatike y'iki ibyo byose rero nibwira ko ubugenzacyaha ufite uko buzagenza ikintu twabwira abakobwa n'ubundi icyo bita uburinganire haba ku muhungu ndetse n'umukobwa twese twararinganiye umukobwa wese ukurikiye Bosco Empire ndetse n'Ikaze TV Rwanda igitsina gabo kitari so kitari musaza wawe udafite icyo mupfana nuramuka rwose ugiye kurya ibintu bye uko nkura amafaranga yanjye mu ikofi cyangwa se uko nyakura kuri balance ya mobile money ibyo ngiyo nge mbikora umanura ikariso yawe ndetse ugiye tunaserera rwose ni hatari sibyo niba wumva utari tayari kumanura ikariso wirya amafaranga yanjye ni hatari niba umukobwa yifata ayo masaha ya saa yine y'ijoro uwo mukobwa turi buze kunareba wenda ngo imico n'imyifatire kwanza byari binameze gute mbere yuko yisanga kwa buri kantu ko buri kantu yageze i Kigali nijoro cyane uwo mukobwa rero ugenda saa yine z'ijoro ko bisa kose urumva ko nawe nta mukobwa uba ukimurimo sibyo ariko uko yaba ameze kose ntabwo biguha uburenganzira bwo kumufatirana n'ubukene wenda afite ko ngo n'amafaranga ya tike ngo abakobwa yari yabasabye barangije baragira gute barayabura barisakasaka bamuhereza udufaranga duke bari bafite buri kantu aravuga ngo abaka amafaranga atavuzwe umubare nyine abaka nyine umubare w'amafaranga bamubwira ati wowe kagira Imana we amafaranga dufite dore naya barayamuhereza umujene ngo arayanga amaze kuyanga ngo araza arafunga aragenda ibyo ngibyo ni byanditswe ku gihe arafunga aragenda ngo yarafunga aragenda ese ubundi iyo nyandiko ntabwo wayisomye oya nagira ngo yasubiye kuryama reka handitseho ngo arafunga aragenda ntabwo tuzi aho yagiye ariko handitse ngo arafunga aragenda niko igihe.com cyanditse ndetse bamanutse hasi baravuga ngo umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yahamije ayo makuru yuko n'ubundi RIB yagize gute yataye buri kantu muri yombi ariko iguye nta itayiryaho havugwa menshi hari n'abavuga ko ngo abakobwa bamaze iminsi 3 bahafungiwe ko bavuze urumva hajemo n'ibiyobyabwenge baturanye baravuga ngo bano bahungu bari bamaze kutuziba umutima kubera ko ngo mu gipangu cyabo hamaze nk'igikoni cyo muri interina nakubwiye ngo ibitabi ngo bitumuka kabisa Imana ifashe n'abantu bafashe abakeneye ukuri Imana ifashe ndahagera ariko buriya nk'umuntu wenda uzi kureba neza buriya ko umuntu wenda ukoresha drugs kutamuyoberwa bano bahungu wenda ugenekereje ubona biriya bintu babikoresha cyangwa ntabwo babikoresha ntabwo mbizi sindi umusomyi w'imitima ngo nsome Bosco buriya ngo bikeke ariko ibikorwa byabo bikorera muri komedi yabo mu banyarwenya rwabo benshi bakunda kuvuga ngo abantu benshi baba mu bintu nka biriya bashobora kuba bagukoresha ibintu bimeze gutyo ariko ntawe ubizi ntawe wabihamya kuko ntabyo twarafatanye reka mbanze musomere inkuru yasohotse ku gihe yego yanditswe n'uwitwa Nsengiyumva Emmy cyangwa se Kinege yasohoye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 2025 ari ku isaha 11:26 yanditse agira ati Mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka buri kantu yatawe muri yombi
akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko, yego ntabwo ari ugushimuta. Mm, Kuwa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi buri kantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Yafunzwe ku itariki 20 z'ukwa karindwi kandi buri kantu yageze i Kigali mu masaha y'ijoro. yego Urumva ko ibyo byabaye nijoro. Amakuru igihe yamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. yego Ahangaha ntabwo tuzi niba koko buri kantu yari agiye kumubwira amabanga y'ibijyanye na YouTube kugira ngo mugenzi we ataza kuba yabyumva. Wibuke ko bano bakobwa baza muri uru rugo baje bategewe. yego Buri kantu Eida ashobora gutegera umwe, uwo nguwo ategeye akaza yitwaje undi. Urumva ko umukobwa we ntabwo yari muri mudu yo gusambana buri kantu. Nubwo twanamenya yuko wenda uko gusambana ariko kwabagenzaga, kuko urabizi ko kuri anniversaire y'umugore wawe wahaye karibu Pastor Mutesi. yego Cyumba siko byagenze. ko byagenze Ntabwo iteka ryose umuntu wamagaye mu cyumba mu buriri hari uko buribuze kuba wamusambanye. Tujye tunabwizanya ukuri. Hanyuma uwo mukobwa ngo arabyanga. Buri kantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yaba itike na fanta yari yabaguriye. yego Bitewe nuko batari bafite ayo mafaranga, bamuhaye ayo bafite undi arayanga ndetse arigendera. Ntabwo tuzi aho yagiye. Niba yarasubiye mu cyumba cyangwa se niba yarafunze yarangiza akagira gute akaza kuba yigendera. Abo abandi babonye ko bafungiranwe biyambaza polisi, yego irabafungurira ndetse buri kantu ahita atabwa muri yombi. Bivuze ngo abakobwa nibo bagize gute, nibo bahamagaye polisi. Siko bimeze. yego Buri kantu yafungiranye abantu ariko abarekera amatelefone yabo, ntabwo yagize gute, ntabwo yayabambuye. yego Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri yahamirije igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga, aho buri kantu atuye. Mu gihe uwatawe muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Icyaha buri kantu akurikiranweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Umva ubutumwa no Dr Murangira Bitsiyeri agenera urubyiruko muri rusange. Ubutumwa bwe Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa amuryoza. Ahazamo no kwihanira. Niyo umuntu yakugiriye nabi ntabwo ufite uburenganzira bwo kuza kubimubaza, wowe ahubwo witabaza inzego. Yongeyeho ati RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi ubikoze wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Wabyumvise? Bivuze ngo muri ino nkuru birakunda ko buri kantu yafashwe na polisi ku itariki 20, yego ikamushyikiriza RIB, hanyuma kubera ko hari nijoro wenda bakahita bamubika batamufotoye, hanyuma ifoto ikaza gufatwa ku manywa mu gitondo, mu gihe wenda umunyamakuru igihe yari agiye gukora ino nkuru, bishobora kuza kuba ariko bigomba kuza kuba byaragenze. Rero ngira ngo ubwo ngo Imana imusange hari aha nimukomeze, kandi ngira ngo Imana ntabwo igemeye ko abantu barengana gutyo gusa, niyirenganura abarengana, ariko none nyine buri wese ibyo yakoze agomba kuza kurya ku mbuto y'igiti yateye.
reka tumwihanganishe tuvuge dutya tuti Imana y'amahoro. ubwo ngewe nanagiye wagiye mu igaraje kubera ko natangiye kare. Ubwo niba ukomeza kubatamo niba bigenda bite, ariko nawe Imana yakurinze, nawe ubwawe wari ukoze impanuka nari ndangiye kabisa, nayo ndahangiye, ariko akabi ntabwo kajya gapfa kugenda gutyo uko kiboneye. wakayimba impanuka iriye humura ntacyo wari kuba. Musaza kambe nkuretse rero, ubwo nkwifurije umugisha Ikaze TV Rwanda. Reka nze nkurikirane ndashakisha buri nguni ndebe ko mufatisha nimubura, ubwo ndahita ndeba ibyo n'ibyo sesengura mu duce nk'iminota 5. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, ndetse kuri kamera arakumva Natani Soyinka. Sawa.